abapasiteri rero ntago baba ari abahamagawe n'Imana hasohoka imibare y'abana babyaye batarageza igihe hari umupasiteri tudashaka kuvuga izina ukorera kuri TikTok abakobwa n'abagore yarabamaze hari insengero zisezeranya abantu bakoze amadivorce hari umupasiteri inzu umaze gukora divorce inshuro 3 ashaka kandi wanize ukigisha ngo gusambana ngo nicyo cyaha kiruta ibindi byose kuremera ese webwo n'uburi umusambanyi njye n'umukunzi wanjye turamutse turyamanye cyangwa wowe n'umukunzi wanjye muryamanye mbere yuko mubana nyuma yaho mukazabana nize ngaruka zishobora kuza mu muryango wubatse ushobora gutera umukobwa inda nta bushobozi afite nawe nta bushobozi ufite ugasanga wa mwana avukiye mu muhanda akoze nabi ushobora no kwibeshya ku mukobwa nta burere yigeze ugasanga wa mwana wabuze education twongeye kubasuhuza twongeye kubaha ikaze inshuti mudukurikira aho muherereye hose ni mu Rwanda nk'uko musanzwe mubizi twagarutse mu kiganiro cyacu tubivugeho aho tuba tugaruka kuri topic zigiye zitandukanye zubaka sosiyete cyane cyane ibigezweho ibiri kuvugwa entertainment documentaries izo zose wagenda uzisangaho mu Rwanda rero ntabwo twakinjira mu kiganiro neza tutabwiye tubafite ibikorwa byinshi turabakamera mu birori byanyu waba ufite birthday waba ufite bridal shower waba ufite baby shower nabyo twabikoramo cyane dukora amafoto meza y'abana event runaka yose cyane turahari mu mafoto kuri live streaming byose turabikora muduhereza ibiraka turi gupfa ubusa cyane muri iyi minsi turahari kandi tubahereze bunini bw'ibirori byakabaye biri ku yasondi shusho yacu ntago bayikunze barayibona nabwo ni nziza cyane ubwo rero twaje ndakwakiriye neza Gisela ndanezerewe cyane ndagenda kwakiriye meze neza nta kibazo gihari pende bamaze kukumenyera hari abantu benshi nagiye numva bambwira ko bagukunda cyane yego so ubwo nanjye ndabakunda nanjye mu nkunde nta muntu urabimbwira oya baragukunda ntago bakunda Gisele mwicarana wowe batagukunda ubwo reka twishimire ko mudukunda cyane so twaje mu kiganiro cyacu hanyuma dufite topic navuga ko irasamaje ni nziza cyane abantu benshi bari bugiye ibitekerezo bigiye bitandukanye Gisela ni yihe uyu munsi ndi kureba telefone yanjye ko ihari topic rero dufite uyu munsi tugiye kuganira ese ni kubera iki ubusambanyi buri kuba ukiyongera cyane kandi amadini ari menshi ari kuvuka ari menshi turi kubona abahanuzi benshi ku ma YouTube channel tukubona abantu benshi ku ma TikTok kandi ubusambanyi ni bwinshi cyane ibyaha ni byinshi hariho ubujura n'iki byose ariko uyu munsi tuvuga ku busambanyi Gisela tukiri aho ngaho hari ibyaha byose Bibiliya igenda igaragaza ntabwo turi bwinjire muri Bibiliya cyane ariko ibyaha muri rusange biri muri sosiyete bavuga ko icyaha cy'ubusambanyi aricyo kibi cyane kurusha ibindi urabyemera ntubyemera ndabyemera kubera iki kuko muri Bibiliya verse ntibuka nzabaho butaha cyangwa se nkazayitanga muri komenti ni ahantu handitse ngo uzabona ishyano ngo wowe ukunda gusinda wowe ukunda kubeshya ukabikora ngo ugasinda ukagenda wandika 8 ngo kandi uzabona ishyano wowe musambanyi ngo ndumva bahereye kukubeshya ukunda kubeshya ukabikora icyaha cya mbere ubwo ni ukubeshya ugasinda ukagenda wandika 8 kunywa inzoga n'ubusinzi n'umusambanyi ibyo bintu ko bitatu ubwa mbere gute se nde nagorere ngo gusambana nicyo cyaha kirengeje ibindi byose kuremera oya ibyaha byose birangana imbere y'Imana aho nari nibeshye ibyaha byose birangana so twaje rero twe turi kwibaza amadini arahari amatorero menshi yagiye yaduka yigisha ko gusambana aricyo cyaha cya mbere kirengeje ibindi ugasanga umwana aretse kubikora kubera ko avuga ngo nicyo cyaha kirengeje ibindi ariko agahengera akica mugenzi we cyangwa se akaba yanaroga akaba yasinda akaba yakiyangiza ariko kubera yuko ngo pasiteri yarabivuze mama pasiteri yarambwiye ngo nubwo nakoze bambira ngo gusambana n'ibibi ngo ni icyaha ngo nicyo kirengeje ibindi kuremera ariko ngo nzanywa inzoga ngo ubundi ngo mfate umuntu mukubita icupa nabo ba pasiteri agasanga aravuga ati sindi busambane sindi bucinye umugore wanjye ariko ndanywa inzoga ibyo ngibyo nibyo tugiye kuza ariko ubwo nakari gaciyemo kagaragaza ngira ngo buri wese arabivuga uko abyumva kuko bagenda abapasiteri benshi nagiye numva bavuga ngo
ngo iyo umuntu ngo gusambana impamvu bavuga ko aricyo cyaha kirengeje ibindi nimba kandi ngo ni icyaha gikorwa mu ngo mubiri imbere mu mubiri ngo cyicaro uzi kwica umuntu ukicara noneho wishe roho y'undi ntabwo ari yawe wishe ntabwo nawe uri kwiyangiza niwe uri kwikorera icyo cyaha wishe umuntu umukuye mu buzima wishe na roho ye umubiri na roho byose ubikuyemo ubwo icyaha ikindi ni ikihe ibyaha byose njye biranga uwo muntu yari afite viziyo yari afite kuzabyara perezida yari afite kuzabyara maseri yari afite kuzabyara pasiteri none umukuye mu buzima none ngo urumva ngo ari wowe ngo kuba ngewe wanita nagiye ngakoresha umubiri wanjye nishe roho yanjye naninejeje wowe wishe umuntu ukumva ko ari ninjye munyabyaha urenze abandi bose ibyaha byose ngewe imbere yanjye birangana nimba untutsuka wabigambiriye urangana n'uwishe umuntu urangana n'uwo wasambanye ikindi banyamasengesho tubona ku ma TikTok bahanuzi tubona ku ma YouTube ese amasengesho yanyu arakora ntabwo akora abapasiteri amasengesho arakora cyane ubona uko insengero amadini n'amatorero byagiye byiyongera mu isi niko ibyaha byiyongera egare ko bari abapasiteri rero ntabwo baba ari abahamagawe n'Imana ntabwo baba barahamagawe n'Imana baradutera icyokere ngo ibitangaza ngo ijoro ryo kugaruza ibyawe ngo uragaruza ibyawe ngo saa cyenda ngo muze gusenga ngo ijoro ryo kwirukana karande ukibaza ngo nimba abana bavuka reba mu Rwanda hasohoka buri mwaka hasohoka imibare y'abana babyaye batarageza igihe hari umupasiteri tudashaka kuvuga izina ukorera kuri TikTok abakobwa n'abagore yarabamaze abasambanye atangira basengera bakorera ibintu bitangaza ariko amavideo ngo hafi aho ngaho ndende utuvideo twinshi hari umutipe ujya ukunda kuvuga ngo ngo impamvu ntazasubira mu rusengero ugasanga ari umupasiteri w'umugabo ufata gutya nk'igishura cye akagishyira umugore apfukamye imbere ye akacyorosaho gutya ukabona umugabo uri gutitira akavuga mu izina rya Yesu umuhungu ngahita avuga ni iyi niyo mpamvu nanjye ntajya muri urwo rusengero banyarwandakazi bakunzi bacu mu Rwanda abasenga nibatubwire abasenga nimutubwire dusenga Imana yo mu ijuru reka twemere noneho dusenga Bayali reka twemere tujye kuri sayidi yaba abantu bavuga kwenda gusambana aricyo cyaha kirengeje ibindi kuremera nimba aricyo cyaha kirengeje ibindi kuremera koko nk'uko mubivuga kuki mudasenga ngo kihagarare kuki kidahagarara kandi mbizi ko Imana ese kubera ari mwe munabikora ahubwo twajya kumva twumva ni mwebwe mwagiye ku karubanda hanze ngaho ngo mwerekanye ngo ibyanyu ibice by'ibanga byanyu byagiye hanze hari n'abari mu manza hanyuma mutubwire none basigaye banavuga ngo divorce ngo nta kibi hari insengero zisezeranya abantu bakoze amadivorce hari umupasiteri inzu umaze gukora divorce inshuro 3 ashaka kandi wanize ukigisha ngo gusambana ngo nicyo cyaha kiruta ibindi byose kuremera ese wowe n'ubu uri umusambanyi ubwo rero murabyumva ntabwo byoroshye biterwa n'ukuntu umuntu agenda afata ibintu cyangwa uko wabitekereza ariko reka twigarukire ku ba girlfriend n'aba boyfriend bakundana ariko ugasanga baravuga ubu byaroroshye muravuga ngo kuryamana ntacyo bitwaye kuba mwikundanira mukabyemeranya ntacyo bitwaye ni nayo mpamvu basigaye bavuga ngo icyaha cy'ubusambanyi bigoye ko umuntu yagisobanura sibyo biragoye kuba umuntu yahita agisobanura muri iyi minsi kuko urumva nimba mfite umukunzi wanjye ngo twe tukabyemeranya tutarabana ngo twabyemera ngo nta cyaha kirimo Anita reka nkubwire rero nubwo tutemera yuko gusambana aricyo cyaha cya mbere kiruta ibindi byose ariko reka tuvuge ku ngaruka zijyanye no gusambana duhere ku ngaruka zijyanye no gusambana cyane ubwo reka tugaruke kuri izo ngaruka zishobora njye n'umukunzi wanjye turamutse turyamanye cyangwa wowe n'umukunzi wawe muryamanye mbere y'uko mubana nyuma yaho mukazabana n'izihe ngaruka zishobora kuza mu muryango wubatse first of all hari igihe nta ngaruka bishobora gutera kuko tuzi imiryango yabanye batarasezerana mu murenge no mu rusengero bakabikora nyuma kandi imiryango ikaba ahubwo turebe ku ngaruka zo gusambana icyo bitera ni ukuvuga ngo wowe muhungu nawe mukobwa cyangwa se ngewe mukobwa ndyamanye n'inshuti yanjye hashobora kuvamo ingaruka yo kubona uwo mwana tutari twateguye tutanateganyirije tutari twizeye ko uwo mwana azaza swati umusore nta bushobozi afite
nawe mukobwa ntabwo cyangwa se twaryamanaga kubw'amarangamutima kwishimisha, ariko ntabwo uri tayito yanjye yo kuba wambera umugore cyangwa ngumbere umugabo. icyo gihe rero ingaruka zizaba ku mwana, kuko umwana ntabwo azabona urukundo rwa se, kandi umwana azakira agahinda ka nyina. Umutwise ugiye kumubyara nta bushobozi afite, uwo yumvaga ko azamubera se w'umwana nta wabonye. Iyindi ngaruka, umwana azakira uwundi papa utari uwe, cyangwa se umwana azakira undi mumama atari uwe, kuko hari igihe umukobwa abyara ntiyizere kurera, agafata umwana akamushyira se. Hari ingaruka z'uko umwana azarirwa na mukase, mukase ntarera umwana neza, uwo mwana azagira ingaruka. Ikindi nanone kivuka, iyindi ngaruka ishobora kuza, ushobora gutera umukobwa inda nta bushobozi afite, nawe nta bushobozi ufite, ugasanga wa mwana avukiye mu muhanda akoze nabi. Ushobora no kwibeshya ku mukobwa nta burere yigeze, ugasanga wa mwana wabuze edikasiyo. ubwo ndange reka mpite nigarukira kuri topiki, kuri ingingo ivuga ngo ahazaza h'umuntu akenshi haba hapfuye, especially iyo hajemo ibyo by'inda, hajemo ibyo reka mvuge indwara zandurira mubonano mpuzabitsina, cyangwa se urwaye na sida. Ibaze noneho urwaye sida uri umwana w'imyaka 23, urumva uzageza ku myaka 50? Wapi niho dusanga bakunzi bacu ibi bintu turi kuvuga, tuba turi kubishyira abari imbuga nkoranyambaga. Hari abo tujya tubona ku ma TikTok avuga nk'uwavuyeho ibihaha. Iriya ni ingaruka y'uko umuntu aba yaravutse. Urabyemera? Swat ushobora kuba waravutse muri ubwo buryo bw'uburaya, nyoko akajya ahora agutuka agutonomera, uri umwana wo hanze, noneho ugasanga nawe urakura umeze nk'umuntu wadohotse, ntacyo witaho, nta susi, ntabwo rero nyine bw'umuryango bigira ingaruka nyinshi cyane kandi tugenda tuzibona, zirahari nyinshi cyane. Ubwo no kuyo iyo ngiyo ishobora kuzatuma n'urugo rwawe ushobora gusambana uyu munsi ugasanga byishe urugo wateguraga kuzubaka. Ikindi nanone ingaruka, dushobora kuryamana rwose pe tugahita twemera ngo reka tubane, ariko kubera yuko ntabwo imico, urabona ko mbere yo kugira ngo akundane n'umuntu ubanza ukareba umuco. Hari umuco gakondo, hari n'umuco wa gikristo, ariko cyane tureba umuco mu muryango. Dushobora kubana rero wowe musore utaje kureba umuco mu muryango wanjye, cyangwa se nanjye mukobwa ntaje kureba umuco mu muryango wawe, ugasanga hari urugo tugiye kurema ni urugo rurimo imivurungano, rurimo ubukene, rurimo ubutindi, rurimo kurwana, rurimo kutumvikana, rurimo amakimbirane, ugasanga none umuryango tugiye kurema ntawo. Arizo ngaruka tugenda tubona ziri kugenda zibaho rimwe na rimwe mu miryango. Ubwo rero reka nigaruke nanone kuko reka ngaruka kuri ziriya ndwara, kuko mba musigaye mbona bazisimbuka cyane. Twagarutse ku sida na rwo akiha agaciro. Ibaze ko usigaye baza umwana w'umukobwa ngo arinda na sida, watwara icyaka kuko narwara sida kuko ikinini cyaraje. Shuwa ko umwana byibura ashobora kuza ukabona ko ari rezilita nzima wakuye muri ibyo ngibyo navuga. Hanyuma sida ni iki? Uzi gutangira ikinini ku myaka 20 n'ingahe yawe? Reka ubwo 20 nayivuze myinshi kuko 20 umwana abakoze abafite uburenganzira bwo gufatira umwanzuro. Umwana w'imyaka 10 n'ingahe? Ani naho sida ziri ubushakashatsi niko bugaragaza. Kandi bavuga ko sida igeze kuri 90 na iri mu bana batoya. Biturutse herero, biturutse muri kwa kundi n'ubundi nayo topic tuzayizana, aho usanga twese dusigaye umwana yikundira umusaza, usanga nk'umusaza noneho kera izikiza. Shasheri wanjye nari nibagiye kukubwira ukuntu abagabo none wo mana mwaba papa mwe, abana bacu murabarangije, murabamaze, papa batumariye abana, barabashuka bakabashukisha udufaranga. Mana yanjye ngo utwana duto nitwo dusigaye tubaryohera koko. Umwana ubyaye umuntu naganiriye nawe maybe yarayifite, ariko yari baratubwiraga ngo zikijyanye na bamwe batangiye kuzirwara, usanga nk'umugabo uyirwaye ngo ashaka kakana k'agasugi
ibaze ngo niko kayivura ngo nibo ngo abana ngo bakiri bato ngo nibo babavura sida kweli zarangiritse akumva ko nawe ura n'umwana ufite ya maraso akiri pyuwa amaraso akiri mashya y'umwana ngari yari bumuvure rero hari inkuru y'umwana w'umukobwa umupapa nyine yari umwana w'imfubyi yakuze nta muryango afite n'abavandimwe afite noneho umugabo aza kumukunda ukuze pemeze ubona ko ari nka sekuru atangiramo akazi noneho igihe kiza kugera noneho kwa kundi amuzaniye akazi wenda tuvuge nimba yari bumwishyura 1000 agahitamo 5,000 umwana atangira kwishima ati umubyeyi rero aho anafite ifaranga kumba ari kugenda amukururisha udufaranga noneho rimwe aza kumubwira ati rero ati ngende mwene wanyu umwana ko nta muryango yari afite avuga ati ati mbonye mwene wacu aragenda abwira murumuna ati uko nabonye umupapa yambwiye ngo ni mwene wacu ndati tuzarebe neza kandi afite n'amafaranga urumva igisaza kitanya kimukura cyagenda kiramushopingira imyenda ibintu biraryoha noneho rimwe kiramubwira ngo rero nguze gutega moto ngo usanga aha mu kabari ahantu runaka bamaze kwicara mubwira ngo ndagira ngo wambure ngo wagare muri metero ngo ndebe ikibero cyawe nuko uwo mwana nyine yabaye wari umwana nyine uzi kwihagararaho ariko icyo kigabo cyari gifite target yo kumwanduza sida kandi ari umwana abereye nka sekuru urumva tugiye dufite ubuhamya bwinshi cyane mw'abapapa mwe mutubabariye muturekere abana pe mureke barumuna bacu bakure bazamuke iyo mico muri kutuzanira reka tuyamaganiye hari basaza wagira ngo ntabwo muzi yuko hazaza hahari muri gushfamo muri kubyina muvamo ibaze societe muri gusiga ibaze societe bari gusiga izasigara abreba abana muri kwangiza mu myaka 30 yabirinde nibo bazaba arabashe pe uriko nyene nongiye mbitekereje umusatsi mbona umva wenda nkokumvaho simbiza ariko mwakabaye mushyira mu bwenge uwo mwuzukuru uri kujya kwangiza noneho uwawe bimeze bite ntago bazi ko ari baje uwo mwana uri kujya kwangiza uwawe bimeze bite bibabaje ni iyi ngiyi urangiza umwana wawe urangiza uwo nguwo wita katari uwawe ntunamwitayeho ejo umusore wawe aramuzana mu rugo aramuzana mugira umugore yego kandi ntabwo uri bwivemo niba ushobora no gusanga ababyeyi kenshi barwaye amastroke akavuga ati ntabwo umuzana mu rugo akabirwanya kubera ko uzi ibyo wakoze ariko nanabwira abana bakiri batoya mwabana mwe ko hazaza ari heza ko hazaza hawe ari heza wakihanganya mukihangana none ikinsetsa hari ukuntu umuntu agwa amafaranga ni impamo y'Imana yakumaze kukubona ubusa ntayo komeza kuguha our life arayaguye munsi ayaguheje agoye mezi 2-3 ukwakane yamaze kukurunguruka umva sheri wanjye umukobwa wa mugenzi wanjye nkugira inama ntacyo urusha mugenzi wawe especially abakobwa baryamana n'abagore n'abagabo bavubatse ukagenda ukitereka ngo ndi mwiza we ninjye mukobwa mwiza muri Kigali ngo umugabo wawe aransiga ntacyo urusha mugenzi wawe uwo ngo waraguta nagutarasanga undi umeze nkawe kintu uri bubukiriwe kandi amara kukujya hejuru akuvuye hejuru ahita atekereza umugore we yasize inyuma se kari nyina w'abana bari kubaha uburere buzima kubera ko nagiye nganira n'abana benshi cyane Imana yampaye impano yo kujya nganira n'abana buriya iyo wabaye imfubyi ukanarera urumva Imana iguha impano yo kuganira iguha ubwenge bwo kuganira n'abantu hari undi mukobwa yari umwana twe turi mu kigero kimwe nyine akundwa n'umugabo uwo mugabo ni mu mujyi uwo mwana yakoraga mu mujyi n'uwo mugabo akoraga mu mujyi nyine aramukunda urumva arangije aramubwira ngo ngiye ngo nzashaka ngo guha inzu ngo nziza noneho ngo njye guha n'amafaranga ngo ku buryo utazongera kugira guhangayika ngo ariko kondisiyo umugore wanjye n'abana banjye ntibazamenye yuko aramwubaha ubwo se ko nta gaciro ntabwo ni akahe gaciro nta gaciro aguhaye none ikindi akaza cy'abagabo amafaranga uzayarya ariko nta gaciro ufite uzi ikintu kindi akaza cy'abagabo barikunda abagabo murikunda ni impamo y'Imana murikunda ugasanga uri kwica umwana ntabwo uzi yuko abana noneho buri Imana ihoze nicyo nyikundira ni kuri ko Imana ikintu ukoze muri iyi si kirakugarukira namaze kubibona uri kwangiza umwana w'abandi nawe wawe ntabwo azagira amahoro bazamwangiza uko wangirije rubanda rw'abandi dore nayo mpamvu ubona hanze ahangaha
bica bigacika nyine ntabwo wapfa kumenya ngo umukobwa muzima ni uwuhe, Uwuhe. ntabwo wapfa kumenya ngo umutineja ni uwuhe, reka none uzi ikibazo kiriho ntureba abana b'iyi minsi bari gukura vuba pe kandi ni ibintu byiza kuko kubona umwana wawe akura asa neza ni ibintu byiza. Rero urasanga umwana w'imyaka 15, 16, 17 araruta umwana w'imyaka 25. Yego, nawe warabibonye. Afite igisayizi Noneho cyiza, afite amagambo ikibiri, avuga ukibaza. nyine ni ibi byose tuba Yewe, tubona. ukavuga uti uyu muntu amagambo avuga yakura he? Ugahita wumva ni mukuru. Anzi uramuryamanisha muzashirira muri gereza, ahubwo ikibazo nifitiye murajya kuvuna leta cyane kuko leta nayo ishoramo amafaranga yo kubitaho, yo kubagaburiza izo kawunga sha. ubwo rero twavuga byinshi ngiye kenshi iyo bigeze kuri iyo topiki. Hari umutipe w'inshuti yanjye buri gihe arambwira ngo mba nenda kumukubitira muri studio kuko birandagaza iyo bigeze cyane ukuri biratubabaza cyane, birandagaza nka biratubabaza. buri kintu cyo gukora. Bati ibintu byo gushima nuko hari abagabo b'imfura, hari abana b'abakobwa bakifashe. Bibiliya bivuga ngo hari ibihumbi bitarapfukamira bayani. Nubwo tuvuga gutya hari abakobwa bakiri bazima, hari n'abana bakiri bazima, hari n'abapapa bazima bubaha biyubaha ku buryo ubona ariko noneho ntituvuze ba mama bitwa ngo bashuga mami. Umva turababitse tuzabagarukaho ubutaha. Ariko icyo ibyo byose ni ibintu bijyana n'ubusambanyi, bijyana n'ubusambanyi bigenda bigaruka ku mpamvu cyangwa ku ngaruka zigenda tubona muri sosiyete. Ukabikora uzi ko ubikoreye wowe wenyine wishimishije, ariko bizagira ingaruka kuri ubu bikoreye ubuvivi bwe, abuzukuru bizabakururukaho kugeza. Dore ibyo bituma igihugu kigenda gihura n'ibigeragezo n'amakuba n'ibyago. Umuco waracitse. Dore uko ndeba ni wowe twavugaga nako ntabwo ari wowe twivugiraga, ariko ni ibintu by'agaciro ngo basigaye bakorerwa na nyasha abo bagabo. Erega ibyo ubona hari n'igihe gashaka nk'umugore akaba yaramukundiye imico ye nka byandi twavugaga, afite uburere bwiza yahereza abana be, akamufata akagenda akamushyira mu rugo, akabifitiye Gisele hariya wifitiye ikibuno cye azajya asohoka. Noneho niyo mpamvu abakobwa basigaye bajya kwibagisha bakitereshaho ibibuno. Sajari zarabikemuye ngo akagenda ngo ibera akarigabanya akarihagarika akarigira ngo ikibuno agahita kigira ngo mu nda agahita yagira ngo sha. Ubwo ni icyo kibatwaye. Noneho njye biranze bikabakura bigatuma musenya, bigatuma mujya ku bana banyu mwakabyaye. Hari igihe tuvuga ibintu ngewe bagahita bambwira ngo ni ubukene bubimvugisha. Nta bukene nshuti, turitunze. Impamvu ngo tudakora sajari ngo nuko dukennye. Oya turitunze twibeshejeho nta kibazo gihari. Ntabwo dukennye, ahubwo hari ibintu twataye. Ahubwo uyu muco tutabizi neza ko iyo tubivuga hari abantu batabyumva, ariko muri 50 harimo 2 babyumva. kakajwe n'umukontenti kureta ndamukunda, ni mama y'Imana ndamukunda, sorry kumuvuga gutya, ariko yarimo avuga nzi umugore yahuye nawe abona ngo ikibuno ngo cyaramanutse, ngo yagiye kwibagisha ngo none ngo byamanutse, ngo biramanuka ngo arigiye birasaza nyine. None reka nkubwire karemano bari natirere bari natirere. Hari undi mudamu ujya uca kuri social media ujya uvuga ngo abantu ngo bagende ngo abigishe ngo kwibagisha, ngo ntabwo wibagisha ngo ugende ngo utereke ngo ubishyiraho ngaho, ngo bisaba ngo guhora gukora massage, ngo bagakora massage, ngo ukajya ujya muri controle. Umva harya ngo twebwe turi abakene kuko ibyo tutabikorara. Wenda abagabo mwe ngo mukururwa na nyashya. Nk'iyo baryamye nyine n'umuntu bazi neza ko atari naturere, azi neza yuko ibyo bintu n'ubundi ni ibiterano, saa kwiza byamubasitingiraho byamuturikiraho, ntabwo mashaka kubitekereza, ariko kuko iyo ni mind, iyo ni imitekerereze mizima ya sosiyete. Ntabwo tubizi pe iherezo ry'ibi bintu. Ubwo rero ibyo ni ibintu byose bigaruka bituruka mu busambanyi tugenda tubona nk'ingaruka ubusambanyi pe bwugarije. Nabwo butuma umwana w'umukobwa avuga atanyurwa n'uko ateye, uko Imana yamugize, akavuga ngo kugira ngo azabone amafaranga, dore abantu batanga amafaranga n'aba bapapa, kugira ngo azabone amafaranga reka ajye kwibagisha, urumva, kugira ngo atere neza, agire iyo nyashi muri gukunda
bigatuma yiyandarika, bigatuma akoresha uko ashoboye kose. tukivuga ku busambanyi rero reka tuvuga n'uburyo bushya bwaje bw'ubusambanyi bijyanirane tutazongera no kwigaruka kuko simba nshaka kubitindaho byo iyo bigeze aho bindenga ubwonko ubwo tugaruka ku bantu baryamana bahuje ibitsina nabyo ni ubusambanyi iyo topic warisa tukazayizana nyuma kweri ko ari ndende. iyo topic tuyizamo hari igihe njya mbona ishobora gutuma nibasira abantu ntabwo iyo twayiraje nabwo ni uburyo bw'ubusambanyi noneho ubu satani yazanye sore kubivuga gutya bubi cyane. cyane ni satani wese w'ibibi, niwe muremyi w'ibibi. ubwo rero nabyo simbizi byose akenshi usanga ari byo bidukururira ngo ni ibiduha amafaranga ngo ni iterambere ngo ni ibiduha amafaranga sha. nk'abantu mwe ntabwo muzi ibintu turimo iyi si turimo nigeze kubona ikiraka cyo kujya mu nama y'abarezbiyeni, abaryamana bahuje ibitsina ari abagore n'abaryamana bahuje ibitsina ari abagabo, ni abage, abarezbiyeni n'abage. Icyo gihe rero habaho amahugurwa, bari bafite inama bakifuza abantu bari buze muri iyo nama yabo. Noneho rero ku kagari abari nge bohereza, noneho icyo gihe batanga 30,000. nari maze igihe ndi mu rugo nshomeye nta mafaranga mfite, akandi ngiye 30 ndajya kuyarya. nawe ushaka kujyamo muri iryo tsinda? Oya, bo bari bafite inama yabo ariko batumira abantu b'abayobozi nyine mu tugari no mu mudugudu. noneho ngewe umuntu arampamagara ambwira ati rero hari diri imeze gutya kandi umaze iminsi nta kazi ufite. bimaze igihe none ndavuga ati ndajyayo tu, sanga batetse bifite ubwoba, umva barakora démarche de frais de mode, umva nararebye ndavuga ati wa gihugu uroretse isi kuko u Rwanda buriya tubibonye byarageze kure wasiwe uroretse. noneho icyo gihe ntabwo wari wemerewe guseka, ukabona umugabo yambaye umushanana yisize amarusha reve yagize gute, ariko ubwanwa bwamwiciye. cyakora byaroroshye da kugira ngo useke wajyaga muri tuba tukanzuka ku biti gitwe ugaseka, wayize ukiyumanganya, wamara kwiyumanganya ukongera ukagaruka ukicara ugacyura 30 zawe n'ibiryo n'ibyo byose ukagenda. Reka mbabwire isi ifite ibibazo pe. Mwabahanuzi mwe tuhora tubona, mwabavuga musenge by'ukuri, nimunabwiza mubwiriza iby'ukuri, mureke gushakira indamu cyangwa se mutubwiye ko muri kwishakira amafaranga. tuyabahe ariko batatorera ikintu. tuyabahe ariko abantu bafite amafaranga, mutatubeshyeye urubyiruko, mutatubeshyeye abana. abantu babifashe nk'aho nyine ariyo ndamu, ariko ugiye ukareba umukire ukamubwira ati ndashonje, utamubeshya ibintu azategereza, kuko abanyarwanda bararakaye, uramubeshya ejo bundi akagushyira hanze da cyane. ubwo rero usoje ubasaba kuba basenga by'ukuri, ariko n'Imana nayo idushyiriremo imiyaga yongera itanga umutima muzima, igarure imitima yacu yihebye yabaye akahebwe, yongera ituze, yongera igarure icyizere cy'ubuzima. Imana itanga uburyo, itange imikoro, itanga ibiryo bwose bwo gutuma umuntu abaho, abashe kwibeshaho atategereje abandi bimushora muri za ngeso. ni uko kuko numva twasoza. Reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, dukomeza kubashimira, tubashimira byinshi cyane mugenda mutwereka ndetse n'urukundo. Reka dusoreze ahangaha, n'ikiganiro tubivugeho cyo nakagaruka, turacyagaruka, turi kumwe n'ubutaha. Murakoze cyane, turabakunda.